meze today of fresh guards Nasoma kurumwa amakuru ni meza man ubwo umeze neza ntacyo waye cyabyihorere mwana byaranze zangiye ni ubukene bwinshi man ubukene bwinshi Usman ucibuka kuririmba cyakurema ndanabikumbuye this cyabona ko buno nagerageza kabisa ewa nanjye ibintu byo kuririmba ndabyemera kabisa se mwanyibutsa n'indirimbo imwe twaririmbaga ndivuga ngo ajya nigihera ndivuga ngo wachuma lobema ngo tugatangire Chukuma lobimo isi ikindule la 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 nalekere mo Chukuma lobema isi ikindule la 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 nalekere mo washa la lenda to Jehovah, for he has done so very much for me. Washa la lenda to Jehovah, for he has done so very much for me. Washa la lenda to Jehovah, for he has done so very much for me. Harakandi walirimbaga tunikifikiri yego mako yako Bwana nanipita tufahamu turavuga Imana iri kumwe natwe washa la lenda to Jehovah. Tubaga muri korari. Korari yitwa kuki? Korari yacu iravuga ati kubaka ubwami. Kubaka ubwami? Ngo tureke kwigora. Data wowe nsobanurira ko karimba mu Kinyarwanda. Bisobanuye ngo Uwiteka ngari hamwe natwe. Iyo ndi bari kwisobanuye. Iyo burandi kumwe nawe. Kumwe nawe. Kumwe nawe. Noneho iri kuvuga ko yagendereye abandi natwe nikigiye kutugenderera mwa ino minsi. Umva rero Imana kutubyira igiye kudusebezura mu iyi minsi igiye kudushabukisha iyo ndi biravuze ngo bashobokisha igiye kubasebezura igiye byose bese bisobanuye iyo ndi dufite nakandi rero kameze kakandi kavuga ngo anajibu maombi anajibu mahitaji Imana izaguhataji tumafashwa ngo mwanze kumbwira ikiziya ndirimbo zisobanuye oya ziro ndirimbo niko bisobanuye nyine mbungi igisobanuye cy'izo ndirimbo tunatyo ese kumbwira ngo bisobanuye Imana kumwe natwe ngiye kubasebezura ibyo umuntu yabyizera ubundi hari n'indi ndirimbo rata baririmbaga nziza nyuma y'amapingu fashe beat mu mashingi nyuma y'ibiterera izisi n'izimana ni kimwe ubundi ndirimbo mu Kinyarwanda amerekeza bya wacarare ari wacarare muvugize mu Kinyarwanda ariyo mu ndirimbo muzi kurinda mana we yewe mana isano rije Imana b'ingofero ni kinyabupfura gikeye afite ndi yatoje kandi waga muri korali ajya nambaye waga muri korali bambara igofero yageze bakaririmbo mana tukamusubiriremo kugira yumve ko bese Imana bagafashwa mu nasu kandi ko ariko twangabote keza jewe siko nabuze Imana yanyemereye ibintu wagira ngo uzoza kamani aho umunyarwanda wapi iri ni isuku bikoti biko bireka kugira ibyo ndirimbo munayisobanurira washa la lenda to Jehovah, for he has done. Muri ngegera. Uwa mukana ngege ndi bisobanuye guki. Wewe wazi bisobanuye guki. Hano ko muri nago umva. Nago muri kuzari cyo muri kumva ko muri kwiba muri asamanganya yesh. Muri nibigoki. Abantu bagana namwe. Ufashwa siki muri kufesha. Muradagaye.
ayigama n'uyu wandagaye n'uyu wari murandaganya wowe nawe dore wandagaye mu rubyiruko nawe urandagaye dore wandagaye mu rubyiruko uyu ni wowe wayanditse siba nimuje muri besha uyu ni wowe wayihaye urigegera mbisubiremo usiburi kuva mu mezi numvaga ngo mwarize wasanga tutse siburi gamakanga mwarize gamakanga aba nibo bize wigamakanga ajye simbizi muri ngegera mwatumye namje konje kubireba